Kuva mu mwaka wa 2017 bishyira 2018 mu tugari twose two mu gihugu hashyizweho komite z'ubutaka. Izi komite zikorana bya hafi n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu gukemura ibibazo bitandukanye bigaragara mu butaka. Bimwe mu bibazo bikunze kugaragara muri serivisi z'ubutaka kenshi usanga biterwa no kutagira amakuru afatika haba ku mategeko agenga ubutaka, uburyo bwo gukemura amakimbirane ndetse n'ibindi. Mbahaye ikaze mu kiganiro mutegurirwa n'ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda, muri kumwe n'Uwiringiyimana Patience. Abagize komite z'ubutaka mu turere dutandukanye uko bakomeje gufasha abaturage mu gukemura ibibazo bitandukanye muri serivisi z'ubutaka, ni nako bakenera kubikora bifashisha amategeko ndetse n'uburyo bugezweho muri izo serivisi. Ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda ku bufatanye n'umuryango utari uwa leta witwa Haguruka ku nkunga y'igihugu cya Suède binyuze mu kigo gishinzwe iterambere muri icyo gihugu, bateguye amahugurwa agenewe abaperezida ba komite z'ubutaka mu rwego rw'Akagari ndetse n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari. Ni byinshi abari muri aya mahugurwa bagomba kungukiramo. Aya mahugurwa agamije kongerera abayitabiriye ubushobozi biciye mu mahugurwa nyine, tukaba turi kubahugura cyane cyane ku bijyanye n'amategeko y'ubutaka, amategeko atandukanye harimo itegeko cyane cyane ry'ubutaka rya 2013 ndetse n'itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange rya 2015 n'andi mategeko nyine agiye ashamikiye ku iryo tegeko ry'ubutaka, harimo ibyo tugenda tubigishaho ndetse n'andi mategeko afite aho n'iby'ubutaka, harimo itegeko ry'izungura ndetse n'itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Umunsi ku wundi mu butaka hagenda hagaragara impinduka zitandukanye, rimwe na rimwe ugasanga kubwo kutamenya abaturage barimo kwisanga mu makimbirane nk'ingaruka zo kudasobanukirwa icyo bagakwiye gukora. Jean Baptiste Mukarage harakomeza tubwira byimbitse impamvu yatumye hatoranywa komite z'ubutaka ku rwego rw'Akagari ndetse n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari. Komite y'ubutaka ku rwego rw'Akagari ni urwego rudufasha cyane mu bijyanye n'imicungire y'ubutaka, kuko komite z'ubutaka zagiyeho iziriho ngo zagiyeho muri 2017 2018. Ubwo rero abazigize baba bakenewe ayo mahugurwa kuko hari amategeko menshi yagiye asohoka. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza kugira ngo noneho twongere aya mategeko tuyanyuremo, bayasobanukirwe neza, aho bafite ibibazo babitubwire ndetse banatubwire hariya bari abayobora, kuko urwego rwa komite y'ubutaka rw'Akagari ni urwego nyine narwo rushinzwe gushishikariza abaturage kugira ngo bitabire kwandikisha impinduka ndetse bafite inshingano zindi zo kugenda bareba ubutaka bwa leta bwagiye bwiborozwaho n'abandi bantu. Hari ibintu byinshi bikubiye mu mategeko, cyane cyane inshingano abanyabutaka bafite n'uburenganzira bafite n'ibindi byose amategeko y'ubutaka ateganya. Noneho nanone abayobozi, abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari nabo bagira uruhare cyane kuko bari mu buyobozi bwite bwa leta ku rwego rw'Akagari, bakaba mu bibazo byinshi bahura nabyo harimo iby'ubutaka, harimo amakimbirane ashingiye ku by'ubutaka ndetse n'ibindi bibazo byose abaturage bashobora no kubasobanuza ku bijyanye na serivisi z'ubutaka. Ibyo byose rero nabo dutekereza yuko uru rwego tugomba kuruhugura kugira ngo nabo bazi ayo mategeko, bajye basobanurira abaturage ndetse babashishikarize kugira ngo bandikishe impinduka zose ziba ku butaka. Muri serivisi z'ubutaka haracyarimo ibibazo by'ingutu, ariko kandi kubikemura nabyo birashoboka. Dr. Tite Niyibizi, umwarimu kuri kaminuza akaba n'umushakashatsi, akaba ndetse n'umwe mu batanze aya mahugurwa, we ahamya ko aya mahugurwa agiye gufasha abo yagenewe mu gukemura ibibazo bigaragara nk'aho bitoroshye. Nkurikije ibibazo bagiye babaza, ngira ngo ikibazo bafite gikomeye ni ubutaka butagabanwamo. Itegeko rivuga ko ubutaka buri munsi bushobora kugabanwamo bigatanga igice kiri munsi ya hegitari, ntabwo byemewe ko bwagabanwamo. So kubera ko abaturage benshi b'Abanyarwanda bafite ubutaka buri munsi ya hegitari,
umubyeyi arapfa bajya kuzungura ya sambu iri munsi ya hegitari cyangwa se wayigabanyamo bikajya munsi ya hegitari, bigasaba ko abaturage bayitungira hamwe. Akenshi rero biragorana kwicungira hamwe, hari abazana amakimbirane bigakurura amakimbirane mu baturage. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi kibazo cya kabiri ni abaturage bafite ibyangombwa bidahuye n'ubutaka bwabo kubera amakosa yagiye akorwa mu gihe cy'ibarura ry'ubutaka. Nacyo bagaragaje impungenge cyane ko bo basabwa kujya guhinduza no gukosoza ayo makosa yakozwe, bikabasaba ko bishura andi mafaranga. Bakavuga ati amafaranga ntitwagombye kuyatanga, yagombye gutangwa n'uwakoze amakosa. Ikindi nabonye bafite ni ikibazo cyo gusobanukirwa n'itegeko rigenga umusoro. Barabyumva kuri radiyo, umusoro ku mutungo utimukanwa, ntabwo bazi neza ibyo bagomba gusobanurira abaturage. Ngira ngo mu nshamake ni ibyo ngibyo, ibindi byari bijyanye n'izungura ariko twagiye tubasobanurira, urumva ko ubu ngubu barabyumva. Ku ruhande rw'abahawe amahugurwa, ni ukuvuga abagize komite z'ubutaka ndetse n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, nabo bagaragaza ko hari byinshi bari basanzwe bakora ariko mu buryo bwabo bwite bitandukanye n'icy'amategeko ateganya. Ku bw'ibyo rero baragaragaza ko bishimiye ndetse biteguye kungukira byinshi muri aya mahugurwa. Hari ibyo umuntu atashoboraga gutandukanya, hari abavuze ubutaka rusange, ubutaka bw'abantu ku giti cyabo. Ni ukuvuga ngo ibyo ntabwo twashoboraga kubitandukanya kuko ni nabwo bwa mbere twabona amahugurwa, ntabwo ubundi twari twagahuguwe, ubundi twakoraga mbese umuntu agakora wenda akurikije nuko ku kagari nanga se ku murenge wenda bamunyuriyemo muri makeya, ariko ubu tubonye amahugurwa twizeye ko tugiye gukora nta zindi mbogamizi dufite kuko aya mahugurwa yatubereye ingirakamaro. Igituma ngiye gutanga serivisi neza, twabashije gusobanukirwa cyane kuri biriya bibazo bijyanye n'ubutaka, uburengerere, ibyo batugezagaho nk'ikijyanye n'uburengerere, ubwo twe tukagenda tugiye gushingira wenda urugero abantu imbago ariko tutabanje gukurikiza mbese nk'uko uburengerere ku bijyanye n'ubutaka uko baduhuguwe hariya. Noneho ku bijyanye n'imbago z'umujyi, ubwo nabwo hari aho twahagera tugiye nko gukemura nk'ikibazo ku bijyanye n'ubutaka, tukavuga batahari igishushanyo mbonera, ubwo ntitubaje kubisobanukirwa ariko hariya nyine baje kubidusobanurira twumva biratunyuze. Abahuguwe barishimira ko bongeye kwibutswa inshingano zabo ndetse bagahamya ko bongeye kwiyumvamo ubushobozi bwo kuganiriza abaturage kugira ngo nabo babashe kumenya ndetse no kubahiriza inshingano zabo muri serivisi z'ubutaka. Aya mahugurwa yarakenewe kuko guhugurwa ni nko guhozaho. Icyo biradufasha nk'uhagarariye komite y'ubutaka, bongeye kutwereka inshingano zacu cyane cyane mu gukangurira abaturage mu kwitabira gushyira inshingano zabo mu bikorwa. Cyane cyane twabonye ko kwandikisha ubutaka ari itegeko kandi no gutanga imisoro ku butaka nabyo ari itegeko. Igihe umuturage atabikoze hari ibyo yavutswe, hari ibyo twari tuzi ariko hari ibindi bishasha twungutse cyane cyane bizadufasha gukemura ibibazo by'abaturage bijyanye n'ubutaka. Hari itegeko rijyanye n'izungura, hari n'amategeko arengera nyir'ubutaka nk'igihe harimo gukorwa ibikorwa bifitiye abaturage akamaro, cyane cyane bijyanye n'ingurane igihe itangwa n'uburyo itangwa. Ukuvuga ngo icyo twagiraga twatanga nk'ibyemezo ku baturage baje batugana, ariko ubu ngubu icyo tugiye gushishikarira ni ukubanza kureba ahubwo butaka buri niba budafite n'amakimbirane. Ubwo rero noneho tukaba dukangurirwa kujya kuri tere kumanza kureba umurima umuturage asabira icyemezo uko uteye niba nta n'amakimbirane arimo. Aya mahugurwa arimo kugezwa kuri ba perezida ba komite z'ubutaka ndetse n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari two hirya no hino mu turere, ariko by'umwihariko hari uturere twaherewemo mu buryo bwihutirwa bishingiye ku mpamvu zihariye utwo turere tugaragaza cyane cyane muri serivisi z'ubutaka.
impamvu nyamukuru yo gutoranya utwo turere muri buri ntara twagiye tuvuga uturere twagiye dutoranya hari ibyo twagendeyeho dufatanyije n'abashinzwe ubutaka ku rwego rw'intara kuko bo bakorana umunsi ku munsi n'uturere baba bazi ibibazo byinshi bigiye birimo nka urugero nka Gisagara ni akarere usanga abaturage batitabira kwandikisha impinduka ziba ku butaka, amahererekanya n'ibindi byose bigenda ku butaka. Ubwo ayo mahugurwa nyine twagiye tujyayo kugira ngo noneho abayobozi b'inzego z'ibanze badufashe mu bukangurambaga iyo tumaze kwibasobanurira, ndetse tukagira n'umwanya wo kumanuka tukazajya kuganira n'abaturage, tuzajya umwanya wo kuganira n'abaturage nabo tubakangurire kugira ngo bajye bandikisha impinduka ziba ku butaka kuko biri mu nyungu zabo. Mu gihe batabyandikisha hari ibibazo bagenda bahura nabyo. Hanyuma akarere ka Musanze ko by'umwihariko akarere ka Musanze hagiye hagaragara ibibazo byinshi bishingiye ku buharike, imiryango myinshi ifite hari ubuharike, ugasanga hari amakimbirane menshi ashingiye ku by'ubutaka, ndetse no mu gihe cyo kwandikisha ubutaka mu buryo bwa rusange niho karere kanditswemo amakimbirane menshi ashingiye ku butaka. Ubwo rero niyo mpamvu twagahisemo, ndetse no muri iyi minsi hagiye hagaragara ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ko dufatanye n'umuryango Haguruka, ibyo ngibyo byose bagenda babibona. Akaba ariyo mpamvu rero twahisemo Musanze kugira ngo tuhibande ibyo bibazo basobanukirwe n'amategeko, kugira ngo abaturage babashe guhindura imyumvire ndetse babashe kubana neza. Nubwo abahuguwe hari abashinzwe komite z'ubutaka ndetse n'abafite aho bahurira no gukemura ibibazo bikigaragara muri serivisi z'ubutaka, abaturage nabo ni ukuvuga ba nyir'ubutaka nabo hari ibyo basabwa kugira ngo imigendekere myiza muri serivisi z'ubutaka ibashe kugerwaho. Abaturage nabo turabasaba yuko bakwegera izo nzego twabegereje za komite z'ubutaka kugira ngo basobanuze aho badabasha gusobanukirwa ni ibiki bisabwa kugira ngo babone izo serivisi. Abo bayobozi bajye babegera kugira ngo babasobanurire, ndetse nabo bitabire kwandikisha izo mpinduka zose zibaho kuko biri mu nyungu zabo kwandikisha impinduka zose ziba ku butaka, ndetse no kugira ngo basobanukirwe inshingano zabo bafite. Itegeko rirahari ry'ubutaka, hari amasezerano y'ubukode basinye na leta yo kugira ngo bacunge ubutaka neza, bafite inshingano n'uburenganzira bwabo. Ni byiza rero ko basobanuza izo nzego twabegereje, bakabasobanurira haba mu nama bakora cyangwa se n'ahandi hantu n'ibikorwa bindi bahuriramo kugira ngo babasobanurire. Ubumenyi ku mategeko y'ubutaka n'imicungire yabwo ni kimwe mu byitezwe cyane kuzaranga abahuguwe muri serivisi zabo za buri munsi mu rwego rw'ubutaka. Mu nshingano zabo harimo gukemura ibibazo ndetse no gusobanurira abaturage ibirebana n'ubutaka. Ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka kizeye ko aba bahuguwe bazaba intumwa zikomeye mu baturage mu kwita ndetse no gukemura ibibazo bigaragara mu butaka. Twari mu karere ka Musanze, kamwe mu turere twakorewemo aya mahugurwa nk'uko twabigarutseho dutangira iki kiganiro. Mbashimiye kuba mwabanye natwe. Nshoreje iki kiganiro aha, ariko mbibutsa ko ukeneye kumenya amakuru arebana n'ibikorwa by'ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda, wasura urubuga rwa interinete hari rwo wa3.rlma.rw. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe n'Uwiringiyimana Patience.